apfuye yagize imyaka 40 atarantuka ataranambwira ati wagakecuru atarasuzugura none ubwo Imana yamwishubije ni mujyane ngiye kubona mbona barambwiye batahubwo yapfuye nawe uravuga ngo ararwaye ndimo mbaza harwariye batirorerera twatinye kubikubwira nawe urwaye ariko yapfuye byanteye igikiga kuvuga uzi ndashaka kurya njyewe yaranseze nawe uzi ndi kwibwira papa kera ndi kumva mfite inimba nyinshi ntagara abantu benshi banteraga kurira amarira menshi ariko Jackie yaransezeye inshuti yanjye yaransezeye sinabimenya tubuze umuntu w'ingenzi tubuze inkingi ya mwamba udasimburwa ku bya Jacqueline n'umwana watangiye kujya yiba umwenda akawutwara mu kwahaza hano mu rusengero muri za 85 na 6 akaza gusenga hano ntabizi bukeye numva barambwiye bati wa mwana wawe akunda Imana ndetse yabaye umuririmbyi ndamubwira ntuzongere kugenda wihishe ujye umbwira ufate imyenda yawe wambare ntuzongere kugenda wihisha kuko ukunda Imana ntukunda ibibi nuko ubwo umwana araguma arasenga bukeye sapfuye arambwira atese ko mbize uri umuporo wa kera za Kigeme za Kirambi za Rukondo ukaburuzi wari warageze no ku Giporoso i Remera urabona bizagenda gute mu matike uzajya uyabona ngwino nkwereka ko bateza mu mazi menshi kandi umuntu nanjye nkareba uko akora nkumva iryo dini riryoshye nuko naraje nasanze dore Yorodani iraho nuko ndaza ndiga bukeye ndabatizwa umwana turaguma turabana ageza kuba inkumi apfuye yagize imyaka 40 atarantuka ataranambwira ati wagakecuru atarasuzugura none ubwo Imana yamwishubije ni mujyane kandi murakoze niryo yumvaga yavuga kuri uyu munsi ejo bundi araza mu byumweru 2 bishize mubona hano numva ndamukumbuye kuko gemba mu gashyekerezo yanjye yari giwa kare barayishenye nuko ndamubwira ko nshaka kuganira nawe ndakubona gute ati tugiye kuririmba kanya gato ariko ndagusanga mu rugo ndagenda ndaryama igihe kigeze numvise baje ndabyuka nuko arambwira ati mama ngize Imana yo kukubona usengere ndabizi kuva kera wasengeraga umuntu watangiye gusenga 5 n'9 ariko ndabizi uwo usengeye niyo yabaga ari kunda yarabyaraga nanjye usengere mfite utubazo biratinda hashira nk'iminota 30 arasubira ati ntiwibagirwe ubu ndashaje mfite imyaka 80 atabakecuru b'imyaka 80 mwibagirwa kubi ujye wibuka usengere byambabaje kuko tutongeye kubonana none nubwo duherukana yigende icyo yasengesherezaga sinkizi nimba yararwaye nimba atararwaye ngarutse gusenga hambere aho umunsi abanyeshuri batangira nsanga ntiyaje ndavuga ntiburiya yaherekeje abanyeshuri kuko afite utwana twatsinze ubwo mbifata gutyo ejo bundi njye kubona mbona barambwiye batahubwo yapfuye nawe uravuga ngo ararwaye ndimo mbaza harwariye batirorerera twatinye kubikubwira nawe urwaye ariko yapfuye byanteye igikiga kuvuga uzi ndashaka kurya ahubwo nanjye musenge arakoze umubyeyi reka nakire Jonasi arazana n'abana bose bari kumwe bigire hano hafi ndabizi ko harimo badashoboye kuza kuvuga ariko abana bose nibaze hagire n'abantu bakuze bo mu rwego rw'uburyo bagare nyuma y'abana bafashe Fidel Amani na ndirima mu kuboko kw'iburyo nageze muri Gatenga mu 2018 mu kwezi kwa 8 hafi mu kwa 9 ndavuga kuri Jackie
yari inshuti yanjye nkimubona bwa mbere nkajya no muri korali namubonyemo isura ya mama wanjye ndamukunda kuko mama wanjye nanjye yagiye hakiri kare numva ntaramwinjoyinga neza ariko na Jackie agiye tugifitanye gahunda nyinshi yari umuntu mwiza kandi witonda kandi uciye makeya gusa iyo umwegereye niho umubona cyane iyo wabaga uri kumwe nawe muri kuganira nibwo wamwumvaga cyane akunda ijambo ry'Imana yakundaga ijambo ry'Imana cyane igihe cyose tubane kuri telefone yambwiraga ngo ngaho mbwira ikintu kiri kugufasha kandi akambwira ngo amagambo mbwiye yaramfashije kandi nzatekerezaho cyane yari umukristo namukundira ukuntu yakundaga umurimo w'Imana iyo abona hari ikintu kiri gupfa byamubabazaga cyane si wa muntu uterera iyo ngo agire yumve ko ari ibintu bireba abandi bantu kuko kw'iburyo abatari babizi mu bimwigireho yakundaga umurimo cyane 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 ku buryo n'ikintu gipfuye ashobora no guhita ataha uwo mwanya akajya gusenga mbese yari umuntu ukunda umurimo w'Imana cyane kandi akunda abantu Imana yamutwaye kandi ari ahantu heza nk'uko babitubwiye tumwigireho kumaramaza mu rugendo murakoze cyane murakoze cyane nitwa Maurice ndi umuyobozi wa korali Jackie yaririmbagamo ntabwo ndi buvuge ibintu byinshi ariko dushimiye Imana muri kimwe ko twashyingije mu ijuru mu ruhande rw'umubiri abantu barababara n'ibyo kuko amarangamutima akora ibyo agomba gukora ariko mu rundi ruhande twashyingije mu ijuru Imana ishimwe kuko n'isezerano twari dufite Imana yatubwiye ngo dufitemo umugeni wihuse utunguranye kandi dukwiye kubisengera irabitubuza rwose nibuka ko umunsi umwe nagiye gusenga ni kuri Pasika njya gusengera ahantu Imana impaye makuru irambwira ngo ntushobora no kumurebesha amaso ngo mumenye ngo kandi ni umuntu uzaca igikuba iramushushanya neza ejo bundi turi kwa muganga kuko ndi mu bantu bagiyeyo mbere twari turi mu materaniro barampamagara nirukirayo mbonye ibintu byose biri kuba niho nibukijwe ibyo bintu byose ndavuga ngo Mana ibyo yavuze urabikoze ntabwo turi bukubaza impamvu bikoze gutya ariko Imana yamucyuye neza yatashye nk'umukristo ataruhanije mu ruhande rw'umurimo babivuze ntabwo ndi buvuge ibintu byinshi yari umuntu w'intangarugero sindi bubivuge kuko yatashye kuko n'abanyantege nke turabagira bakiriho bagihumeka tukagira nab'imbaraga ni ibintu bisanzwe ariko mu bantu nari mfite b'abanyambaraga uriya mubyeyi yari arimo yari umuntu ngira inama urumva nk'umuyobozi yabonaga ibintu bipfa nk'uko Amana bivuze agaca mu gikari kamwe ngo perezida akurikirana ibi bintu binibi biri kwica umurimo w'Imana turababaye ariko kandi Imana yakoze icyo yarigambiriye gukora namusuye kenshi twagiranye ibihe hari ahantu duheruka kujya gusenga ari mu gitondo ngiye kujyayo numva umutima umbwiye kumujyana ndamuhamagara ndabwira nti se Jackie ufite umwanya nkubwira ahantu tujya arambwira ati se nihe perezida ndabwira ndashaka ko tujya gusenga ngira umugisha uwo munsi azana n'umugabo we tujya gusenga noneho tugeze aho hantu Imana iramubwira ngo nguhaye inzu uyu munsi niho nabyibukijwe Imana ishimwe ko yamuhaye indi nzu yamwimuye ni ibintu byinshi ntabwo ndibivuge byose ariko shimiye Imana kubwe umuryango mukomere itorero dukomere korali dukomere mu buzima nyine tubuza umuntu w'imbaraga w'ingenzi ariko Imana nayo ikunda ibyiza ikunda beza yashimye kumujyana nkuko umushumba yabitubwiye ntabwo ari ahantu habi ndabihamya neza rero twese dukomere mu magambo make kandi tubashimiye ubu bukwe bwa nyuma bw'umubyeyi turabashimiye ko mwese mwaje kutugaragira no kutumara agahinda n'intimba Imana ibaha umugisha murakoze cyane haleluya Yesu ashimwe amen turashima Imana ko uyu munsi mu mateka y'umuntu iba yarawugennye ni icyiciro umuntu apfa kurenga ushobora kugenda ushaje ushobora kugenda uri muto ushobora kugenda uri igikwerere nk'uko
urijigije nka Jackie ariko iyi ni inzira twese tuzanyuramo. Yesu ashimwe. Ntimukuke imitima, ntimunatinye cyane, twese turabagenzi. Ahubwo ikiza kudukura imitima ni ukuba umuntu yabaho atazi hazajya, ni ukuba umuntu yakwicara atafite icyerekezo, ni ukuba umuntu yakwicara nta byiringiro by'aho azaza. Haleluya. Jackie ni umugore muri korali. Ntabwo mvuga nka Beninya ariko ndavuga nk'umugore, ndi mu ijwi ry'abagore. Jackie ni umubyeyi, ngewe naje muri korali mu 1999 nsangamo ari umukobwa. Icyo gihe nigaga mu wa kabiri segonderi, urumva nari muto cyane. Nawe nsanga ntanduta ariko ntanduta cyane ariko yari imbere yanjye ho gake cyane ko yari amaze kumenyera kurara ukuboko kw'iburyo. Nayijemo rero ngewe nkibatizwa, nta n'umwaka nari namara, nari narabatirijwe ku ishuri ariko nje nkunda ukuboko kw'iburyo. Nasanzemo abantu benshi, bamwe baracyahari abandi ntibahari, ariko mu bahari bari bahasigaye ni Jackie. Yari inshuti yanjye cyane, twari kumwe turi benshi. Hari Zabibu wo kwa Pasiteri Gakuba, hakaba Solange wo kwa Mushumba Pasiteri Jonathan. Abo ni ba bantu twabanaga ku ijwi rimwe. Jackie rero impamvu numva nge ntatewe ipfunwe no kumuvugaho, ntago yigeze ahinduka. Yesu ashimwe. Jackie ntiyahindutse, namusanganye urukundo. Mbahe urugero ruto. Haleluya. Amen. Namusanganye urukundo ku buryo numva mfite umwenda, mfite ideni nkurikije imiterere ya Jackie. Hari ubwo turi bato twajyaga tujya muri korali tukagira amasoroti imwe ivuga butumwa, ariko ugasanga kubera ko twari abana ugasanga hari ibyo umuntu aba adakwije. Ndibuka ko Jackie yakundaga kuvuga ngo Beni, ngo ufite ijipo y'umukara. Ntabwo ntago ndayibona. Agahangayikishwa nuko urumva kuba naravaga ku ishuri, gutunga ijipo y'umukara ni ibintu bitarenze kuba uyifite, ariko no kuba utayifite ntibirenze. Kandi kuko twagiraga urukundo no guhuza, akambwira ngo fati yanjye. Haleluya. Fati yanjye. Iyo yampagiye nk'iniforme ya korali, we yari yaranjaga agatira, kuko nge nari mushyashya, sinari nzi abantu, sinari nabamenyera, sinari nakumenya uwo ntira. Akampa ijipo yiwe. Jackie ntiyagiraga urukundo bade. Jackie yari afite urukundo. Jackie n'ubu, ubwo mvuze mbere, n'ubu wabyaraga bidatewe n'aho utuye, bitamusabye itike, bitamusabye ibiguzi, ukajya ukabona Jackie ari kuza yinjira mu wawe. Jackie yabanaga n'abantu bose, ingeri zose. Jackie yakundaga abakene, Jackie yakundanaga n'abakire. Imana yari mutuye mu mutima. Ndumva nta pfunwe mfite byo kubivugaho kuko murabizi. Ntimubizi yemwe? Aho ni mu rukundo. Mu rukundo yari yihariye, ntiyavanguraga, ntago yavanguraga. Mbabwire mu rukundo Jackie, nigeze kuba mu minsi yashize, mu mwaka nk'ingahe ishize, nigeze kugira ikintu numva ndatentebuka kwa kundu uba wumva imbaraga z'umwuka zagushizemo. Jackie amara iminsi atambona, arampamagara, amakuru yanjye yari yayamenye. Arambwira ati se Beni, ati bite kutaza muri korali? Ndabwira nti Jackie ni muri korali. Amagambo namusubije wenda sindi bo yavuge cyane ko naramubwiye nti nzaza. Arambwira ati ukwiye kuza kandi ugashyiramo umwete. Ukwiye kuza kandi ugashyiramo umwete. Iryo jambo yararivuze, arimbwiraho ibintu byinshi cyane, ariko nsanga ni marayika Imana ari nyoherereje kugira ngo amfate amaboko aho hanira n'intentebutse. Yesu ashimwe. Ni benshi cyane yagiye afata mu maboko, ndabizi. Ni inshuti yanjye, ndamuzi. Mu murimo w'Imana rero tuvugeho gato, ngiye nawe turahagararana, ntimubizi? Turahagararana. Twamwitaga legend wa Ruto, donc umuyobozi wa Ruto w'ijwi rya kabiri. Rwose yari legend, rwose yarariyoboye.
nituvuga tujye tuvuga ibintu nyine tubyita amazina. Iyo yabaga adahari muri repetition byatugoraga. Aimable yatwigishaga ariko hakabaho no kunama kuko yari mugufi ntiyareshyaga nanjye, hakabaho no kunama kugira ngo aririmbe wumve. Icyo rero nanjye numva cyaranshenguye umutima, wenda ndasigaye ariko tubuze umutoza pe. Iyo yabaga hari kwa kundi twirwa mu miruho y'isi ngo twagiye gushaka ubuzima, yafataga mikrofone akaririmbira korari ukuboko k'uburya ruto, kandi ukumva ko iryo jwi ridafite amadiyeze, ridafite amakaraza. Rero yari umuyobozi wa ruto. Yarambwiye mu minsi ishize, nahoze nabibwiye Olivier, mbibwira perezida, turimo dutegura igiterane, ngiye twavuganaga pe, twavuganaga n'umuntu bitagaragaraga ko ari ashobora kwisanga ku bantu bose kubera imiterere ye, ariko yisangaga ku bantu benshi nanjye ndimo. Arampamagara arambwira ati surihe, ndamubwira nti ndi mu kazi. Shati set ndagushaka, ndamubwira nti ndaza kuza. Inje hari ibyo twavuganye, tumaze kubivugana arandeba, ndamubwira ko Jackie wewe ibintu byose byawe ubigenza gake, uko ugenda ni nako ibintu byose ubikora ubitwara gake. Ambwira ati niko nteye. Ibyo bintu twavuganye arambwira ati kandi ugomba, haleluya, ati kandi ugomba. Ndambwira nti singomba sihame. Arambwira ati kandi ugomba, noneho ubikorere ko uri kumbona. Sinabibabwiye, ubikoreshwe nuko ukimbona. Ni nkuko nanjye namubwiraga nti Jackie habe nyine nawe nubona akazi, urumva umuntu umugera ku rwego mubwira ati banguka wowe ngwino, wowe nawe nubona akazi nanjye nubura sinzagutokinga. Arambwira ati rero ugomba be nibikore cyangwa tubikore, niko twavuganye tukiri kumwe. Njyewe yaransezeye, nawe uzi kwibwira papa Kera ndi kumva mfite inimba nyinshi, ntago ari abantu benshi banteraga kurira amarira menshi, ariko Jackie yaransezeye, inshuti yanjye yaransezeye sinabimenya kuko yarambwiye ngo tubikore mu gihe ukimbona. Jackie rero wenda benshi baratunguwe, ariko Jackie mu mvugo ze nyinshi yaramaze igihe abizi ko ari umugeni. Mu masengesho menshi twasenganye, n'amarira menshi n'ibyifuzo byinshi n'imitwaro y'abantu babaga yikoreye adasize yiwe, tuzamukumbura. Jackie ngaho ruhukira mu mahoro, korara kuko buryo tuzakwibuka. Twumve go dance umunota umwe, ndabona nkurikizeho Leonce. Yesu ashimwe. Tugomba kwihangana, nta kundi nibihe bitatworoheye, nibihe umuntu yumva yabuze uburyo yabyifatamo, ariko nibihe nyine byarimwe tugomba kunyuramo twese. Ndagira ngo mvuge mu kanya gatoya amateka ya Jacqueline. Twavukiye ku musozi umwe hano hepfo, dutubana ibyondo, tutaramenya Kristo, turi abana batoya. Mu mico ya Jacqueline nta mico mibi muziho, ataramenya na Kristo Yesu. Ntabwo ari wa mwana wagiraga ubugeso bubi, ntabwo ari wa mwana wari ufite kurwana nk'uko abana barwana. Nyuma rero naje ngiye kwakira agakizaho, nubwo nari nkiri mutoya, nawe aza kuza kunsanga mu gakiza. Tubanye mu gakiza, Jacqueline amubonana umutima ntigeze mbona. Ndamureba n'undi ku ifoto nkavuga nti Jackie uri umwana w'Imana. Jackie twajyaga tujya inama akantu ku kandi, twari mu myaka mibi cyane, imyaka y'ubwadolescence, murayizi, ni imyaka y'ibishuko, imyaka iteye y'agahinda. Ariko tujya inama tuti mu bukumi bwacu tuzubaha Imana. Sinigeze mbona na Jacqueline ikibazo cyo kwitwara nabi, kubwiye isezerano twaragiranye tuti mu bukobwa bwacu tuzahesha Imana icyubahiro. Jacqueline ntigeze agira ibintu by'ubucakura. Jacqueline yakundaga inzu y'Imana, yakundaga gusenga. No mu bukobwa bwe twakundaga gusenga, tuganasengera n'ubukobwa bwacu tuti Imana izadoreze kubusoza neza. Ndahamya ko Jacqueline mu busore bwe yabutambutsemo neza, mwese mwarabibonye twaramushyingiye. Akimara kubaka urugo, ubwo ndi kwihuta kuko twinjirananye mu Jacqueline twarabanye twinjiranamo. Nari nzi icyo yambara, yarazi icyo nambara, nari nzi icyo arya,
buri kimwe cyose mu ntambara twabanyemo twese twabaga tuziziranyemo. Jacques nagira ibintu bimuremereye mu mutima akahamagara ati Gaudence ndashaka ko dusenga Imana, ibi ngibi birangoye, nkagenda tugasenga Imana. Namukunda ko yagiraga umutima utagira mbereka, utagira akantu wahisha. Yambwiraga buri kimwe cyose uko kingana agasuka amarira imbere yanjye, nanjye ntacyo nari musumbije, ariko tukabibwira Kristo twese. Bituma duhuza buri kimwe cyose, buri kantu kose turahuza. Bigeze rero ku murimo w'Imana, korali yacu dukunda umurimo, Jacques akunda umurimo, handi twarebaga tukamenya ikibazo cyaba kirimo icyo ari cyo cyose. Yewe n'abaga amazi nk'icyumweru ataboneka muri korali, tugahamagana tuti tujye gusengera runaka ashobora kuba afite ibibazo. Nimba ari abantu bafite amasengesho basenze akabavuna, reka mbivuge ninjye na Jacqueline hamwe n'abandi twabanaga muri korali. Bene da twarasenze, twavaga mu masengesho tujya mu yandi. Bakuru be barabizi, ndabona murahari. Nzi ko byigeze guteza akavuyo ko gusenga cyane cyane, ariko byari bifite impamvu zo gusenga kwe zabyaye umusaruro. Tugasengera korali buri kimwe tukadufita yibiri, kikarangira dufata yitatu, ikindi tuba muri urwo turagenda turuma, ariko Kristo muri twebwe aba munini. Hari ijambo ryavuze ngo nubwo umuntu wacu inyuma asaza, ariko uw'imbere ahora ahinduka mushya. Mu ncamake rero Jacqueline yakunze umurimo w'Imana, ndabibona aba umunyembaraga nubwo yagendaga adafite ibanga byinshi, ariko muri we uko yagendaga byaravugaga. Jacqueline rero ikindi kinamubonyeho mu rugo rwe, mu kubaka urugo rwe, yabaye umugore utuje kandi uzi kunoza buri kimwe cyose. Ukamusanga mu rugo rwe buri kantu kose kari ku murongo. Sibigeze bagira amafaranga menshi, ariko uko bayabayemo ntiwanyuzagamo Jacqueline ijisho habe. Ari ukurera abana buri kimwe cyose, yari umugore w'umunyabwenge, umugore w'umutima. Ndagira ngo mubashimire, mbashimira umutima wa Jacques w'urukundo. Jacques yanyeretse urukundo, reka mbabwire nimba ari ikintu cy'agaciro kiriho ni urukundo. Jacques yanyeretse umutima w'urukundo, yarambaraga akambwira ati ndashaka basi kukubona Goda. Twabona nakarira nkarira, tugasenga akambwira ati basi ndumva mbaye, ndumva mbonye ubuzima. Yanabura akambwira ati Gaudence ko wabuze bimeze biti? Gaudence ugomba kuba, niyo nkubonye umbera ibyishimo. Iyo turi kumwe muri korali ndishima Gaudence. Iryo jwi rya Jacqueline ubwaryo rikambyutse. N'abafite ibyo ndimo bindi bya stress, nakuvuga ko Jacqueline ambwiye ati iyo nkubonye ndakunezererwa. Nkanza ni ukavuga nti basi na Jacqueline mubere w'umumaro. Yakundaga umurimo, yadukundishije umurimo, atubera intwarane. Nde gusoza nkomeza umuryango, tuzamusangayo. Amasezerano yo gutaha ijuru Jacqueline yarayicaranye. Jacqueline twarasenganye, Imana itubwira byinshi, yaruhutse. Mukomero kandi natwe tugere ikirenge muke, bizatubira byiza. Murakoze. Tubuze umuntu w'ingenzi, tubuze inkingi ya mwamba, udasimburwa. Nimvuga ngo ntasimburwa mu byumve neza, n'undi uzaza ntabwo azaba ari Jacqueline. Jacqueline yari yihariye mu miterere, mu migirire no mu maso y'Imana yari yihariye. Turagira ngo tubwire umuryango ko tuzakomeza kubana namwe, tuzakomeza kubakunda kandi turi kumwe. Turahumuriza umuryango, tugahumuriza korali ukuboko kw'iburyo. Abo mfitiye amanimero nagiye ndeba status zabo uhereye ejo. Uretse ko Imana igira imbaraga igiha abantu bayo no kunuburyo bahumurizamo, ariko abenshi muri bo bararembye, abenshi muri bo baravuga ngo tubuze umuvandimwe, tubuze umubyeyi, tubuze umujyanama, tubuze inkoramutima. Muriho muvugana nibutse amagambo ya Byiringiro na Mukristo, ngo Byiringiro yabwiye Mukristo ngo narose ngo mbonye abagabo batatu bambaye imyenda yera ngo bamanukira hano. Ngo Mukristo aramusubiza ngo bashobora kuba ari we baje gutwara, ngo kuko aho nagendaniye nawe ntiwigeze umbwira amagambo y'urucantege, wahoranaga imbaraga. Undi ngo aramubwira ngo ya nawe ntibagusiga, ngo ntabwo bakwibagirwa imbaraga wambukanye Isaya agahinda gasaze. Ntabwo mu ijuru bakwibagirwa uko wanyuze ku ntare zari ziziritse. Amutondekera iyo mirimo yose arayimubwira, ngo barakomezanya biyungamo imbaraga. Igihe cyarageze Imana irabatabara. Kugendana rero na Jacqueline muri korali ukuboko kw'iburyo byari biryoshye cyane.
byari biryoshye cyane. Hari umuntu umwe wanditse muri ku rubuga rwa Korali Ukuboko text ndende mu cyongereza, kandi nabonye ari umugabo. Hanyuma mu magambo yavuzemo nabashije kumenya muri gikeya nzi, yavuze uburyo yamubonye mu gihe yari amukeneye nk'umujyanama. Avuga uko bagendanye n'inama yagiye amuha n'uburyo yamubonye nk'igitogererezo cy'imirimo myiza. Ndavuga nti burya ariko Imana nayo ntigisarura abatageze, Imana isarura abeza, Imana ikunda abeza. Rero nagira ngo mbakomeze mu izina rya Gatenga mbabwira ko nubwo bitwaye imbaraga nyinshi z'umutima kwihangana no kubyakira, ariko turanabyakiriye. Kandi nagira ngo hamwe na bene data mwese muze kuntiza ibiganza, tumurekura asanga Imana yamuhamagaye. Hataza kugira umuntu ukomeza kurira no kubabara cyane, mu nkundira imitima yacu yakire ko Imana yamuhamagaye kandi mwishimiye. Dusigare twibaza ngo ahubwo twebwe ko natwe izaduhamagara igihe nikigera, izaduhamagara tumeze dute, twitegure. Ndumva rero nasa nusoreje hano, tubwira umuryango rwose ngo ukomere, tubwira abitorero ngo nidukomere, kandi tubwira n'Imana ngo ikomeze kuduha ihumure n'imbaraga zo kwakira ko Jacqueline yamuhamagaye, kandi ikamuhamagara n'ibyishimo byinshi. Abatari bahari ku mugoroba, hari umuntu watubwiye uko byamugendekeye. Hari abantu bamwe bari kumwe igihe bavuga ko yafatiwe, ko yari mu nzira za mu murimo w'Imana. Korali Ukuboko niyo yari buririmbe ku mugoroba, ava mu rugo ari muzima, ahura n'abantu mu kayira ari maze, ariko ngo batandukanye aravuga ati ko numva ngize agasereri, ngo ashaka gufata inzu. Hanyuma ayifashe nyine amaboko aradandabirana, aramanuka agera hasi. Kubw'amahirwe bamwe muri bo, dore harimo na muganga wacu ari hano ndamureba kuri Compassion, ngo baramwiyegeka baravuga bati mushaka utuzi kuko yahumagiraga ukuntu. Biragera ko we tunavugana tubwiye ati nanjye nubwo bamujyanye kwa muganga nabonaga asa naho agize ikibazo gikomeye, kigaragara ko umutima uri mugenda ucika intege ku rwego rugaragaza ko ashobora kuba birimo birangira, uretse ko twese nta wakiraga ko ariko bikwiye kugenda. Nta muntu n'umwe wabyakiraga, nta n'uwabitekerezaga atyo, ariko nubwo tutabitekerezaga gutyo, Imana yari yamaze gutanga umuhamagaro yamuhamagaye. Rero natwe imitima yacu turimo turayegereza, tuyakiriza ko yamaze kudukurwamo, ariko kandi tunayibwira yuko hari igihugu abera bazataha, aricyo Jacqueline agiye kuba aruhukiyemo, tuzamusangayo. Kasabe rero umwe mu bo bateganije uri buyobore uyu mwanya w'amagambo abantu bateguwe bari bugire icyo bavuga. Olivier Gire hafi, muhereze no mikoro atuyoborere uno mwanya, awuhuze n'igihe n'amasaha twifuza kuza kuba tugeze kuri cimetière. Hanyuma mukomere, Imana nyirihumure ryinshi ibahumurize. Uzi byose mu buzima bwacu n'imibereho yacu, bishimirwe. Uyu mwanya tugezemo ni umwanya ukomeye wo kumva ijambo ryawe. Umukozi wawe turamusengeye, ijambo ryawe rigira imbaraga nyinshi mu bugingo bwacu. Icyubahiro cyawe cyuzure urusengero, kandi ukomeze gutanga ihumure kuri buri wese. Ibyo tubisabye twizeye izina ryawe ryera, amen. Nicaye hariya nahise numva indirimbo, ntabwo nyiririmba, ntabwo ndi umuririmbyi cyane, kandi ni indirimbo yo mu gakiza mu Giswahili. Ntabwo nyizi mu Kinyarwanda cyane, ariko iravuga ngo birashoboka ko iminsi yanje iri hafi ngo yo kwigendera, ngo kandi ningenda nzaba nimutse, ngo sinzongera kubona ibimbabaza, ngo ariko nzanezezwa no kumubona Yesu. Mu Giswahili biravuga ngo
labda siku ile ni karibu, nitakapokwenda nitahama, sitaona tena majaribu, nitajazwa kwa kumtazama. Nagumye kwitekereza ndaruha numva nyitekereje no mu rurimi mwa benshi bahano batumva rw'abantu twabanye b'abakongomani. Ibo baravuze muri icyo kivugo ngo ngekarurira rusikuru ruri hofi, ngo ngayigendera nigabunga, ndagabona kandi magezibwe ngayuzuzibwa na kumulola. Haleluya, haleluya. Ntabwo turi butinde n'amasaha yageze, ndavuga buke kuri Jacqueline. Jacqueline ni umwigishwa wo mu ibanga rikomeye. Twagize abantu benshi, twabaye mu magurupe, turi hano twazengurukanaga dusurana, ndetse turaruha tugira icyicaro cy'abantu bamwe bitwa gurupe Shama mu rugo imyaka myinshi. Christina ntiyayibagamo, ariko yari umwigishwa mu ibanga. Narabitekereje ejo ndatungurwa kubona ifoto ya Christina ya Jacqueline. Icyo gihe baradutumiraga nkajya kwigisha Kacyiru, Kove n'ahandi henshi hano muri Kigali. Icyantangazaga barimo bakira abashyitsi, nkabona bwari bukira ubwana butoya, iwe na Cecile, nkabona barahagurutse, kibaza aba bana baje bate. Hanyuma tuza kuganira na Jacqueline, aravuga ngo nkora uko nshoboye mu buzima, nkora uko nshoboye nkamenya aho uzateranira, nagira itike cyangwa sinyigire. Yari atarubaka, yari atarashaka uriya mugabo, nkaza kuguherekeza. Mutekereze namwe icuki, umwigisha ukomeye. Hari abigishwa ba Yesu bo mu ibanga batagaragara, kandi nibo bari abigishwa nyakuri. Umugabo witwa Nikodemu wamusanze nijoro, n'uwitwa Simon na Yosefu watanze amafaranga, watanze imva. Abo ni abigishwa ba Yesu kandi mu busanzwe batagaragara. Mukozi w'Imana mwagize neza kumwerekeza, ararangije wa mugani kuko kuboko kuburyo kuvuye kuririmba. Hanyuma ibyarangaga Jacqueline atitaye ku buzima nuko yari ameze, ariko yari umuntu ugira ubutunzi bw'ibyishimo birenze urugero. Kuriya mubona iriya foto, mwayifotoye neza. Umuntu guhabwa ibyishimo ni Imana ibikugiriye neza. Imana yari yamuhaye umutima w'ibyishimo byinshi, nta munsi wapfa kubimenya ko yagize ikibazo. Ni ubutunzi bukomeye. Nyota ya Rufagiri izivuga ngo yampaye ibyishimo ngo bimeze nk'iby'isarura ry'amasaka na vino. Imana yari yaramuhaye ibyishimo. Mperuka hano ku igaburo ryera, naje ndamubona mu materaniro, hanyuma nsohotse aransuhuza by'umwihariko, antindaho, aramfata. Kumbi yari ko nsezera simbimenye. Hanyuma aravuga ati reka ibi bitabo mbijane, niwe wanjanye ibitabo.
ati kandi imodoka yawe ndayizi ngaseka wewe uzi imodoka yanjye wewe ati reka urebe ko nyoberwaho mbijana n'uwo munsi naherukanye na Jacqueline Imana imwakire mubahe amuhumure kandi yagiye koko reka dusome ahantu hamwe wenda noneho amagambo menshi yarakozwe Yeremiya 51 murongo wa 9 twashatse gukiza i Babuloni ariko ntibyashoboka nimuhareke kandi umuntu wese asubire mu gihugu ciwabo amen aba Tesalonike 3:3 ibice 3 murongo wa 3 kugira ngo hatagira umuntu muri mwe unyeganyezwa n'aya makuba kuko ubwanyu muzi yuko arico twashiriweho amen mwongere mukomere muryango wa Jacqueline nuko mwisi bimera iyo niyo si nuko isisa nuko iteye urupfu rugira amazina menshi ndavuga uyu mwanya rwitwa urupfu rwita kugarura umwuka bwa nyuma rwitwa gusanga basogokuruza rwitwa kuva muri uyu mubiri rwitwa gusinzira izo ni impfu z'abakristo noneho hakaba n'irindi zina nkunda cyane byitwa kugenda partir kugenda amekwenda Christina nani Jacqueline yagiye ari amasaha yaragiye Paulo yaravuze ngo ngize iminsi mbuzi icyo mfata n'icyo ndekura ngakururwa no kuguma mu itorero ngo ndirimbe muri korari kuboko kw'iburyo biraryoshe za ndirimbo nziza nza nibuka ninshi ngunda no kumenya ngo iyi yahimbwe nande ejo bundi narimo mbwiriza ngibuka yayindi ndikumva ndikureba haleluya ariko kuguma hano ngakomeza kubwiriza ni byiza ngakomeza kuririmba ni byiza ariko Paulo aravuga ngo ariko icyiza kiruta ikindi nuko ngenda je suis tiraillé de deux côtés ndimo ndakwegwa hari igifaransa kivuga neza ngo nibyo byiza cyane kugenda niko kwiza kuba muri hari y'abana kwari kwiza cyane ariko kugenda niko kwiza yabivuze mushumba yavuze ngo Billy Graham nawe yaragifite wasiwasi aravuga ati yisi ni ishano nanje sinahamya neza nicyo gituma umwanditsi wa Esaya yaravuze ngo abera abantu b'Imana baragenda abantu ntibamenye ibyabaye ngo ntibamenye ko barokotse ibyo abandi bazanyuramo Jacqueline Imana yamujanye hari utuntu nka dutanu reka ntuvuge nsoze ariko yagiye bana mama yagiye yanagezeyo tayari amekwenda ari ahantu arasinziriye amerewe neza mukuri yarasekaga no kunezerwa ariko hamwe n'ibibazo ariko uyu munsi amerewe neza
umuririmbyi w'igiswahili yaravuga ngo huko ngo hatutaona mambo ya kuumiza tena. Nta bintu byo kutubabaza byo muri ubu buzima, maisha, ubuzima, imibereho. Ubu nta kibazo yifitiye cy'imibereho. Haleluya! Yo, amerewe neza. Torero Jacqueline amerewe neza, kandi ntawe ukunze kumubaza, ariko mu bizamuteraga kudacika intege ntabwo ari imibereho myiza cyane, ntabwo nyizi, ariko yari afite mu mutima hazima. Rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko iby'ubugingo nimwe bikomoka. Ibyatumaga adacika intege. Nakundaga igihe cyose tubonana naramuteraga urwenya, nkamubwira ati utuberwa nza mbona umunsi umwe ushobora kuzaba utwaye imodoka, agaseka. Afite ari ahantu haruta gutwara imodoka. Duhe Yesu icyubahiro cyinshi. Dore ibyiza byo gupfira muri Kristo Yesu. Gira nsoze, ndaza gufata umwanya muremure. Icyambere nuko umuntu abapfiriye muri Kristo agifite umugambi. Mushumba yavuze ngo ari mwaza gusenga, ari mwaza mu materaniro. Imana iravuga ngo ayo wateranya arahagije, ngwino nkuruhure, ngwino nkujane mukozi wanje, ngwino ngukure muri uyu mwanda. Ulimwengu ni matope. Timugire ngo hari ikindi cyiza muri isi. Twashatse gukiza Babiloni biranga, ngo nimuyireke ipfe, nimuyireke, ngo ariko umuntu yitegure kwigendera iwabo. Yagezeyo. Haleluya. Ariyo. Kubera ko ibyangombwa byose by'urugendo yizeye umwami, yanezerewe umwami, yakunze umwami, yakoreye umwami. Amen. Amerewe neza. Ijambo rya mbere ni ririya ryo kurangiriza mu mwami. Hahirwa bapfa bapfira mu mwami. Ijambo rya kabiri ni ubucuruzi. Kubwire mutware, ni ubucuruzi. Yacuruje arunguka. Erega kubaho ni Kristo, ariko gupfa ni inyungu. Birababaje kubwira abantu babuze umuntu nka Jacqueline ngo ni inyungu, ariko nije wabivuze se, byanditswe n'utabasha kubesha. Yadandaje, yungutse, kandi ntabwo azahomba. Icya gatatu ni urw'igiciro cyinshi. Mu Gifaransa biravuga ngo c'est précieuse, ni urw'igiciro. Mureke mumuherekeze mwishimye. Urupfu rw'abakunzi b'Imana ni urw'igiciro cyinshi mu maso y'Imana. Icya kane ngo abateye intambwe yinjiye mu mahoro. Buriya yinjiye mu mahoro ntangeri. Abarundi bazavuga ngo amahoro, nabonye bamwe bazi Kirundi hari amahoro ntangeri, amahoro sans égal. Ahantu ari ni mu mahoro adashobora, ari mu bitotsi byiza. Amen. Haleluya. Ikindi, abayiteguye kwakira amakamba, abari hafi kwakira amakamba. Narwanye intambara nziza, urugendo ndarurangije, none mbika ibikamba ry'ubugingo. Umuryango wa Jacqueline, reka mbabwire, ubuzima buzakomeza. Mose yasize abantu b'Isiraheli muri danger, ahantu habi. Mose arabasiga. Umugabo wari umutsima, umugabo wari amazi, umugabo wari ifite, niwe wenyine wavuganaga n'Imana, niwe wavuga ngo tugende, niwe wavuga ngo duhagarare. Aza gutarama ntiyataha. Abantu kubasiga muri iyo situation ni nkaho uyu mubyeyi wotekereza hasize abana,
ariko Imana ibwira Yosuwa umugaragu wanje Mose yapfuye. Umubyeyi Christina yarangiye, Jacqueline yarangije, sinzi impamvu mvuga Christina. Haleluya! Ariko ngo komeza, ubuzima buzakomeza, humura. Imana ni Imana, Imana si umuntu. Abo bana bazakura, abo bana bazagera mu kirenge cya mama wabo, bazaba abakozi b'Imana. Ndimucika intege, urugendo rurakomeje. Mana yacu turagushimira, ucuye Jacqueline mu myenda yera, araruhutse. Turasengera uyu muryango, turasengera itorero, turasengera korari yaririmbagamo. Uziba icyuho Yesu, ugira icyo ukora, imitima yabo iruhuke, ni kubwa Yesu Kristo mwami, amen. Ntabwo umuntu yabona amagambo yo kuvuga nge kubera ko bijya binangora cyane, niherereye ndavuga nti reka giye mu byo navuga mbikubire mu ncamake, kandi abahanga bakora ku byuma bamfashe, kuko kuvuga Jacqueline ntago ari ibintu byapfa koroha. Reka bamfashe mutega amatwi mwumve. Jacqueline, niba kwakirana impundu ngaho rugira ngabiye inganzo ngo nshire mumfatira ijambo, rurema mpaye gushira amanga muri uyu mwanya, ngo ncananisha inzira ziri gihunga, ngo mushyikirize ituro rye yashimye. None uyu mubyeyi nikuze, Imana yishyiriye uyu munsi. Hari mu kirengarenga cy'umunsi ubwo uyu mukobwa wa Yesu yigabaga bisanzwe, asanzwe ajya gutaramira umwami ahehera. Ageze mu nzira urukumbuzi ruramusaba, wasanze nawe yari yabuze amahwema, ntiyamukundira ko agera aha hasanzwe. Ati nikuze, ngwino tumarane irungu. Mubyeyi wamanye urugwiro, ukinikiza ubudahemuka iteka, umuco n'ubupfura bigaca ingando, wemera kuba igicumbi kizira icyasha. Abo mwabanye n'abaturanyi turabihamya rwose. Jacqueline, igendera umwami agutuza heza. Jacqueline, wabaye icyemezo cy'umurava, ibintu n'abantu birakuvuga neza. Wari indashyikirwa mu bakuru n'abatoya, wari intangarugero muri benshi. Uwera nagutuze mube yakunze. Uhoraho yahanze imitima yacu, niwe ukomeretsa kandi niwe wumura yemwe. Yonasi usiza mube bugufi rwose, ibibondo uhumura azabikinga, ntazatuma umwanzi avugiriza impundu kunesha. Wahumura icyuho cyawe azagikinga. Reka mbabwire mwe mwese muri aha, uyu mwami ni uw'igikundiro ashobora byose. Urwo yakunze nikuze nirwo rutumye turaha, tumugaragiye tumuherekeza uyu munsi. Natwe twitegure kuko umusaruza akomeje intego. None se sejo nejo bundi sibo Mana na Theogene bagiye, ese Gatenga mwe mugira ngo aratuje? Ntiyatuza tukiri muri iyi si y'agahinda, ntiyatuza kibona tugifite amaganya iteka. Yiyemeje kutumara intimba mu gihe tubishaka. Nimureke tugire umwete hatagira umucika. Yemwe rungana abakuru n'abatoya, mureke tugire umwete wo kuzavugwa ari kuri rwose. Tugire umwete wo kuzabana amahoro iteka. Ibidutanya tubite kure tucyumva, kuko umunani w'abera ari ugutuzwa hera. Ubwo mperutse nagize ntituri inyuma turaje, abari bagiye batubanjirije ubudasumbwa. Jacqueline yari indakekwa muri uru rugendo. Buri wese atunganira umwami uzira gukingwa, kuko areba kurusha uko tubyumva. Jacqueline, usize uwagukunze akiri mu rugendo, usize ibibondo bikiri bito rwose. Uwaguhanze azakurerera mu buryo budasanzwe, azabageza aho azashima mu gihe cyiza. Yonasi, uhumure ntiyakwijishura. Aho mu Gatenga mureke mbabwire, ibikorwa birarimbanije, ibyo murabireba. Uko mudatuza niko nawe areba. Buri wese agira umwete imirimo ayikwize, uzakurikiraho nazavuga ibigwi nk'uyu. Narindimo mbabwira ko tugira umwete, kuko tutazi iminsi aho ibitswe yemwe.
ntitumenye yarangiye aho yayijishe niko tutamenye uzakurikira uyu wa none. Nimureke dutunganirize iyi budasumbwa. Ukuboko kw'iburyo mureke mbabwire, mushingiye ku manywa y'ihangu murabireba. Nimugire umwete kandi namwe babyeyi, iyo ushyingije wishimira no kongera kandi mutegeshwe ingori nk'ababyeyi, mutegeshwe amakamba y'abarera neza, umenye ko iruhande urambagiza adahumbye. Bashumba namwe mukomere cyane, wabyaye neza niko ahorana ibirori yemwe. Ntimurambirwe kuko mwabyariye Imana, mube hafi y'umukumbi muwurere neza, uko nyir'umuringa atazabura kubasura. Reka ne gutinda ncutse kuko ari ntabajyana, nikuze nguhaye umunani wanjye uyu munsi. Navugaga ko ugiye tukigukeneye twese, abana n'umutware ibahoze none. Ahacuze ubwire ihashyira umucyo wayo, uzasangwe mu bwami ushagawe n'abera. Yari Musabezu Leonsi, mwene so muri Kristo Yesu.